Kwa Stefano ngo babonye amasomo akomeye ku kwirinda no kwivuza malariya imaze iminsi bibasiye. Hagati aho Nadine nawe arasaba Stefano kumwitaho. N'urunana. Kanosi winsetsa rwe. Winseka sha. Winseka nawe byakora rwose ko mbonye muri iki gitondo rwose. Njye reka kuzinduka usetsa Rufo. Nimba mungize nyandahindukira. Gize ngo ndapfumbata. Nari nzi ko turi kumwe. Sanga mpfumbase umusego. Nukuvuga ko waruhumirije noneho. Yagaye. Naniza Nosia. Kuzindutse cyane ugiye koko. Harya sinaraye mbikubwiye Rufo. Sawa bambwe aho uri buzindukire nk'abantu ndi kubikubaza koko. Yewe. Ubwo ninjye wibagiwe dore ko nsigaye nibagirwa cyane. Ariko se wakireka kwibagirwa ukamurira koko. Yewe nakazi kenshi mba niriwemo. None se mbwira. Dufite amahugurwa y'abajyanama b'ubuzima hariya ku kigo nderabuzima cya Nyarurembo. Owe data. Ubwo suragaruka ryari sha mugore mwe. Yewe ndagira habwishe. Kuko ni umunsi wose. Agira habwije. Urihangana nyine usigarane n'abana mumenye urugo. Use noneho ko nanjye ntari ko Kanosi. Koko se niba hari aho uri bujye udatinda nta kibazo. Sinakubeshya ko ndi bugaruke hakiri kare. Ko ntasiba amahugurwa se koko Rufo. Ubwo yo gahunda yawe ntiwayisubika ariko ntidusiga abana mu rugo bonyine. Ntibyacobokera Nosi. Ubusa umuntu ushaka kumpa akazi yabifata te koko. Yewe ariko wihangayika abana bamaze gukura ntacyo bari bube. Ku buryo abana basigara mu rugo bonyine ntibagira icyo baba koko. Yewe ahubwo reka mbyuke nsige mbatekeye. Ibiryo mbishyire muri cya gisorori gishyushya hanyuma baze kwigaburira. Nta kibazo nanjye mbere yo kugenda. Reka nkore isuku vuba yo mu nzu no mu rugo. Tunababyutse tubabwira uko ikibazo kimeze. Ongera volume ya telefone yawe sinkumva neza buriya. Ngo ntegereje umwanya. Ahubwo se telefone yawe yabaye ikimana ko nakomeje kuguhamagara ntiwita. Sinayibonye riri kuri charger mwana. Aho rero tunganyiza mashini zawe ndaje kubuye ko bateri. Ariko urambira aho wazindutse ku buryo mari saha ngutegereje ngakubura. Urakeka hewe? Agafumaze iminsi uhindiramo ndakazi baba niki. Nyamara ushobora kuba wibeshye. Rimwe kabiri gatatu kugeza hari ahantu kuri botike kwa Perezida Patri. Hari ahantu hangiye. Ngiye kuri katari wowe wanjye. Wese urumva mpaye iki buriya? Ntongere kari Benito ushaka Patri. Nta wundi no wiriya. Uriya mukobwa ni mwiza. Aritonda mbese nk'umbwije ukuri yantwaye umutima. Ariko abakozi baratinyuka we. Wowe ukabona Benito ari umukobwa bafite umusore nkaho gateze aho Patri. Uzi ko usuzugura buriya ngo njye singira gahunda. Unyumvisha nabi mugenzi wanjye. Nashaka kuvuga ko abasore bakijwajwe atabashaka ubushuti budafite gahunda yo gushaka. Benito abo ngabo atajya bemera. Ibyo uvuze ntaho bitane n'ibyo wavuze mbere. Reka mubwire uko ngerero mbona Benito tu. Ni wa mukobwa utuje udahubukira ibije byose utegereje kuzakundana n'umusore bazabana. Ureke bawe baba bashaka bo batesha umwanya. Ariko menye utanzi buriya. Nge nta mukobwa wapfa kunanira man. Noneho nzi neza ko Benito utazamushoka. Ariko wategereje ukareba ko nzi neza ko Rwagakoco nezitazabura kumumfatira. Rwagakoco Patri? Umutego muteze ndawizeye neza uzamungezaho. Urumva? Umva man, nakubeshe nahita nemera bukazi nta mukobwa numwe washaka ngo umubure pe. Ariko nibanga niga. Uramenye ntuzagira uruhingukiriza. Sinshaka kumvangira kugeza ngeze kucyo nshaka. Nanjye mbiteze amaso Patri. Nzareba ko umutego wawe uzakugeza ku mukobwa nka Benito tu. Abantu bose twiganye tububa. Erega ndiyizeye, nge ndiyizeye uriya. Urumva? Ndumva utodoshe nanjye pe. Nukundangira aho kuri iyo mitego nkigeragereza man. Banguka ahubwo ndakogosha nkwigisha uko uzajya ubigenza man. Kuje hano se Nyiramariza musigiye nde Stefano. Nagize amahirwe umwe mu bagore ba koperative aza kumusura. Ndamwengenga rero arahaguma. Nta kundi nari kubigenza kuko nabuze mwene wacu mwamusigira. Ariko si uyu mukobwa we ko adaheka umwana ngo dutahe. Sinamushobora papa. Hano hose aracyatonika. Nkundi se urabona Kantengo afite imbaraga ziheka umwana koko Stefano. Ndacyafite isere nanjye kwigeza mu rugo ni ikibazo.
aho ku bugingo muterure cyangwa umutware ku rutugu Stefa. ariko uratekereza aho nanyura mpetse umwana koko muga, noneho umwana mukuru nka bugingo. Keretse nukodesha imodoka rero, naho wundi umwana wawe n'umwuzukuru wawe bagomba gutaha. Abasezere badakiza ariko umuntu aravuga ngo aracyafite isereri, ubu se nagera mu rugo akongera kuremba. None se wowe wigeze ubona umuntu ukirira mu bitaro akahava ari uko yabonye imbaraga Stefa? Imiti twabahaga muri serumu yarangiye, tubahaye ibinini bakomeza kunywera mu rugo. Kane, reka guteta aho ngaho rwose, heka umwana wawe dutahe wa mukobwa we. Ibibazo byose mufite muribuka ko mwabitewe no kutirinda malaria mukayirwara. Urumva ibyo muganga avuga Kane? Si Kane ngo wenyine nawe birakureba Stefa, kuko ni inshingano zawe kurinda abagize umuryango wawe malaria. Yewe isomo turaribonye muga, rwose ntituzongera kurangara. Njye n'umwana wanjye twagiye ko tujya kuriryamira naniwe, nkagira ubunebwe bwo kumanura inzitiramibu. Buri gihe tubabwira uko mwirinda malaria: gukinga amadirishya bukigoroba, kurara buri joro mu nzitiramibu ikoranye umuti, isuku ahantu hose hakikije urugo. Murabivuga mukanabidusubiramo rwose, nitwe twabananiye rwose, ntawabarenganya muga. Ikindi ni ukwivuza hakiri kare mukibona kimwe mu bimenyetso bya malaria, nko kubabara umutwe, kubabara mu ngingo, umuriro n'ibindi. Ariko Kantengwa n'umwana we bageze hano barembye. Muga, Karame, rwose ubu twarasebye. Kuba abana bari mu bitaro hano, nyina akaba ari mu bitaro bikuru bitewe no gutinda kwivuza malaria. Nyine iyo mujya kureba umujyanama w'ubuzima akabasuzuma bagifatwa, bari kubaha imiti bakayinywera mu rugo. Urabyumva Kante? Ndabyumva rwose, sinzongera gutinda kwivuza. Sana uramamagarira iki? Wowe se aragushonje? Ceceka sha. Kandi niwe wanshutse ngo turye ibiryo badusigiye hakiri kare. Ntabwo twari dushonje ariko Sano. Wasanje sinkomeza kwihanganira kwicwa n'inzara. None se ko papa na mama batinze? Ariko we nabonye ibiryo bike mama yasize mu isafuriya. Biya byakonje kuri wabirya Sano. Gwira dupfe kubirya. Apunje sinagira ibiryo bikonje. Reka duteke. Duteke iki se? Ngiye kuba mama ubundi ngushigishira igikoma. Ubwo se ora mama gute? Ahubwo ajya gushaka ikibiriti uzane n'amazi. Cyangwa ducane dushyushye ibiryo. Wewe zana ikibiriti ncana. Wowe aratereka isafuriya ubundi dushigisha igikoma. Sano ko mama yatuje gukinira mu gikoni. Ubwo nushonjesha? Teka n'ibishyura. Sinago wanze kumfasha. Ubwo se ateka igikoma kimwe wenyine ndeba. Niba ushaka nkongo ino dufatanye. Haryo urambwiye ngo nishyura ngahe mwa? 1500. Ariko rero Beneti bisibyo. Ibiki? Musigaye muhenda cyane. Aka gasukari n'agafuka igikoma nibyo bitwaye ayo mafaranga yose. None se ko natwe tuba twaranguye twabigenza gute Stefa? Ga papu! Ayo. Urankanze nade. Nanjye sinari namubonye nari nunamye. Mpereza vano nangaha. Kandi imikino nk'iyo ngiyo ntuzayongere. Nguhereza iki Stefa? Amafaranga unyambuye. Niga papu nyine ubwanagure. Hagaraho ngaho usigire Nadi. Nadi hagaraho ngaho. Ariko uranshaka iki Stefa? Uranshaka iki? Wenda gushaka iki? Unshikuza amafaranga udasanze ngiye kuyishyura. None se uko ndemeza maze iminsi atunzwe n'umwuka. Ariko nkubaze Stefa. Iyo ugiye ugatera agati mu ryinyo, bumva tubayeho gute? Nadina rwose mbabara wishaka kunyongerera ibibazo. Noneho ngiye nta bibazo mfite. Waranteranye n'umwana wawe. Si ukwirengagiza inshingano zanjye. Hari kurabizi rwose mu rugo iwanjye abantu bose bamaze iminsi barwaye. Nako n'ubu ngubu baracyarwaye. Umva wimbwira ibibazo byawe di. Kuko ibibazo byawe ntibihagarika ubuzima bwanjye na ndemeza. Urumva? Mbabarira rero. Ko wagiye ugira imbabazi koko Nadi. Izo mbabazi nanjye ndazikeneye Stefa. Uragenda ukita kuri Nyiramariza n'urubyaro rwe nk'uko tutari abantu. Nyiramariza wamwihoreye waharyamye mu bitaro agutwaye iki? Ayo mafaranga nanjye nayakeneye rero. Ubuse ko kuyajyanye ariyo nari mfite yonyine. Mfite abarwaye babiri basezerewe ku kigo nderabuzima n'undi urembeye mu bitaro bikuru. Ubwo urumva ndi mu bigenza gute koko Nadi? Urumva mbigenzane?
kuki se njye udashaka kumva wase winsakuriza sinkonye wowe uwa kukikuka nkashya inzu itetse numvaga nimba isukari yakoze nanjye mariya ndisonze reka gishya neza njye mbona mama reka kikabira cyane numve ko cyahiye ariko ubundi ate tukagiterura ku ziko kikabanza kigahora turaryoza n'ibikombe twadutambara mu materuzi inkono ndanatubuze turi ku mugozi genda utuzane twose ndaterura hano nawe uterure hariya banza uzimye umuriro sano ndabona kibira cyane gishobora kumeneka tugashya zana udutambara ariko mukarese uvuga kuko ushonje uwase uritegereza sano njye nifitiye ubwoba iyo safuriya yayiteruye wenyine umva kandi icyo mpfa nawe nagitetse wicaye ngo none nerure isafuriya njyenyine irashyushye cyane yewe ninterura njyenyine n'ibibeshye ngo uzane igikombe icyo gikombe wakinywa ukimareho wenyine wa mwana naraze ko ushaka kurya ibyo utavunikiye ngaho reka ngufashe ndabara 3 ubundi tuhite duterura rimwe sibyo yego 1 2 sano watse tukadana ibikombe ko gishiye kandi kiremereye kandi daga kunca intege ngaho duterure ayiwe aba bana ko batabaje babaye iki naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa 2 no ku wa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana. Hariho niho dusozeje amakuru yacu kuri uyu wa 2 tariki 15 z'ukwezi kwa 9. Ariko mbere yo kubasezeraho nababwira ko makuru twabagejejeho twabwiye ko mu Burundi umugambwe CNL utavuga rumwe na leta y'icyo gihugu uvuga ko hari abayoboke ndetse n'abayobozi bawo bamaze gufatwa mu buryo butemewe n'amategeko ngo bamwe barafunzwe abandi baburiwe irengero. Twashatse kumenya icyo leta y'u Burundi ibivugaho ariko ntabwo twabashije kubabona. Naho makuru avugwa hirya no hino ku isi, muri Amerika Perezida Trump yiteguye kuyobora umuhango uyu munsi mu biro bye bya White House mu gihe Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu na Bahrain basinyana na Israel amasezerano ku mubano wuzuye mu rwego rw'ububanyi n'amahanga. Ano makuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru bamwumvaga Jacques Niyitegeka. Ano makuru kandi nabagezagaho ndi mu rugo muri gahunda byo kurwanya icyorezo cya coronavirus. Mwakoze gutega amatwi, muraharyana.